ku buryo nta n'ikintu naryaga ngo kiregame mu nda. Bageze ubwo bagiye bamurika no mu nda bakabura uburwayi. Iyo myaka 24 yose nayimaze naragiye ndananuka nduma kugeza ubwo numagaye ndetse ntangira kuba nk'uwatonze uruhumbu. Hari ikintu ntakunze kuvuga, ndera abana ndibwa mu nda. Ukurikiye igihe ubwo burwayi nabumaranye, ni ukuvuga ko uwabyaye abufite, umwana we yarakuze arashyingirwa arabyara, nti kanjye kwiyahura ku Mana, nimpfa nzagwe imbere y'Imana. Uko niko nagiye nsaba ku rusengero ahantu ho gusengera, nzamuka ku ngazi ku rwego nyicomekaho bari bari gusakara hamwe bungira amabati. Ndavuga nti ikimenyetso nsabye nuko nimanukayo nkayibona nzamenya ko inkijije. Uko rero niko nabonaga, niba mbonye ikijumba cyaba icyo guhekenya, nashakaga ibyatsi bidafite amakakama cyangwa amazizi bitarura, nkazingira kuri ka kantu, niba ari akajumba niba ari akumbati. Ahangaha biravuga iki? Bahanuzi, bakozi b'Imana, biravuga ngo niba Imana ikubwiye ikintu si icyo kujya gutangaza ngo umwami akibyumva ati uwo muntu akwiye gupfa. Umuntu utinyuka gukora ibintu nk'ibyo ninde? Ndakubwira ngo umuntu utihana afite ikibazo ku Mana, umujinya w'Imana ucanywe kuri we. Imana yerekana ibintu kugira ngo abantu bahindukire bihane. Iyo bihannye intsinzi yibonetse. Twongeye kubasuza mwebwe mwese mudukurikira kandi mukurikira Umuremyi TV. Imana nibaho umugisha kandi Imana nibarinde aho mutuye hose mu Rwanda, mu mpande zitandukanye, namwe muri diaspora. Imana nibarinde kandi Imana nibane namwe aho mutuye hose, abumva Ikinyarwanda n'abatacyumva. Imana ibarinde. Abarwayi namwe Imana ibakizaho muri hose, murwaye muri mu rugo cyangwa muri kwa muganga, Imana ibakize kandi n'ukuri turabakunda cyane. Mukande subscribe kugira ngo mujye mubona ibiganiro byacu dukora, kandi turabakunda. Uburyo abatari bikanze namwe ni muyikande, mudufashe mudutere inkunga kugira ngo twamamaze ubutumwa bwiza, kuko umurimo Imana yaduhaye no kugira ngo twamamaze ubutumwa bwiza twese tubane amahoro. Imana ishimwe cyane. Rero muri uyu mwanya twongeye tugize amahirwe cyangwa tugira umugisha yo kongera kubana n'umukozi w'Imana. Twari turi kumwe ubushize, ariko twongeye guhura nawe tugiye kumva icyo Imana yamutumye cyangwa icyo Imana yamuhaye muri we. Reka tumusuhuze, tumwakire asuhuze n'abakunzi bacu. Yesu nashimwe umukozi w'Imana. Yesu ashimwe cyane kandi ahimbazwe. Twari tumaze iminsi tutahura cyangwa tutaganira, ariko Imana yashimye ko twongera kuganira uyu munsi. Reka tugusabe usuhuze, basuhuze abadukurikira kandi nabibwire. Ndabasuhuje mwese ubwoko bw'Imana kandi abakunzi b'ijambo ryayo n'ubuhamya bw'iby'Imana yakoze, ndabasuhuje muri aho. Yego bakwikirije. Reka noneho mbere yo kugira ngo dutangire ikiganiro cyacu, reka tubanze dusenge Imana, noneho tuyobore muri iki kiganiro. Ngewe muri kumwe rero ni Gratien uri kuri kamera, hari n'undi turi kumwe, ntago turi twenyine, turi kumwe na Kristo Yesu. Muri uyu mwanya niwe utuyoboye muri kiganiro, ni mukuru utuyoboye. Reka rero tumusabe adusengera Imana mbere yo kugira ngo twinjire mu kiganiro. Mana Data twese uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe buze, kandi ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko bibaho mu ijuru. Uyu mwanya turakuraritse kugira ngo utuyoboremo. Ni umwanya tugiye kuvuga ibyawe, kuvuga ijambo ryawe ndetse n'ubuhamya bw'ibyo wakoze. Tuyobore kuva none hadutangiye kugera duhumuje, kandi ababireba n'ababyumva bazafashwe nabyo. Mu izina rya Yesu umwana we nimo dusabye ibyo. Amen. Urakoze mukozi w'Imana. Imana niguha umugisha. Reka dutangire n'ikiganiro cyacu.
ubushize watubwiye ko ufite ubuhamya bukomeye cyane, unatwereka na kiriya gipapuro watweretse cy'uko harya nicyo baguhaye. naho nateguriye incamake y'ubuhamya bwanjye. Ariko ubundi kirihe? Kirahari, byiza nuko wakibonyeho, kuko ntagifite nonaha hano, ariko kirahari. Zira n'incamake wari wateguye y'ubuhamya bwawe. Birashoboka ko hari benshi cyane bakunda n'ubuhamya, bakumva ko n'umuntu uwo ari we n'ubuhamya yagize harimo wenda ibice wagiye uhura nabyo, bishoboka ko watuganiriza byari bikomeye. Ese ubuhamya bwawe buteye gute kugira ngo n'abadukurikira babwumve? Ubuhamya kwari uguhigura imihigo, kubw'igitangaza Uwiteka yankoreye, ankiza uburwayi nari maranye imyaka 24. 24? Ubwo haburaga ingahe kugira ngo wuzuze ya myaka ya wa wundi wari uri ku kidendezi? Ubwo urumva ni imyaka 8 gusa kugira ngo mbe nari ngize 32. None se ubwo burwayi wari umaranye imyaka 22 ni ubuhe burwayi bundi? Umva bwarayoberanye kugeza ubu, Uwiteka niwe ubuzi, kuko kwa muganga barabubuze. Nararibwaga ku buryo nta n'ikintu naryaga ngo kiregame mu nda. Bageze ubwo bagiye bamurika no mu nda bakabura uburwayi. Iyo myaka 24 yose nayimaze ndwaye, kugeza ubwo mpigiye Uwiteka nti nunkiza nzazenguruka iki gihugu cy'u Rwanda ngushima. Warabikoze se? Mu igihe maze gukira inkijije, nasabye ubuyobozi bwanjye kumpa uburenganzira bwo kuzenguruka iki gihugu. Ntabwo byakunze, ariko gutya nshimye Imana yuko yashyizeho uburyo bw'uko dushobora gutambutsa ishimwe, tukabwiriza n'abantu imirimo Uwiteka akora binyuze kwizicano. Imana namwe yahumugisha, kuko iki kintu mwakoze isi mwebwe ni Imana yakibakoresheje kugira ngo ubutumwa bwayo bwamamare. None se iyo myaka 22 wamaze urwaye? 24. 24? Ngewe ndi kuyigabanya. Urumva ko warwaye ukiri umusore, noneho urakomeza ushaka n'umudamu ukirwaye. Ngewe ndashaka kugira ngo usobanurire ubwo burwayi bwari bumeze ute. Birashoboka hari igihe uvuga ati nari ndwaye mu mavi, cyangwa nari ndwaye igifu, nari ndwaye umutwe. Udusobanurire ubwo burwayi bwamaze iyo myaka 24 bwari bumeze gute, wabukize gute? Ni uburwayi bwo mu nda. Nararibwaga cyane ku buryo nibazaga ukuntu umuntu ashobora kumara iminsi 3 atari kuribwa. Nkumva abantu bafite ayo mahirwe yo kuba bamara iminsi 3 icyumweru batari kuribwa baba barakize cyane, kuko niyo nabaga nsinziriye agatotsi kantwaye, nabaga ndi gutaka kandi nsinziriye, umudamu wanjye akankomaho ati bite, kuko nangaga kuba namukura umutima, nkavuga nti ntacyo. Ariko nayo yarabibonaga, kuko naragiye ndananuka nduma kugeza ubwo numagaye, ndetse ntangira kuba nk'uwatonze uruhumbu. Hari ikintu ntakunze kuvuga, nagezeho ngewe niyirabuzamo sida. Ugira ngo ni sida? Ndavuga nti nose wajya gukubagana wenda kugira ngo oya, ntabwo nigeze kuva nabyiruka namenya ubwenge, ntabwo nigeze. Ariko uko bavuga ngo ishobora kwandurira no mu nshinge, nasangaga hari ahantu niteje inshinge muri Magendu. Ndavuga nti ubu byanze bikunze niyo. Mbwira umudamu nti ngiye kuzajya kwipimisha sida, tuzajyane. Ati cyakora uramutse usanze uyifite wambwira ahantu wayikuye, kuko ngewe ntabwo nigeze. Nuko numvise bizanzanira ingorane, nuko nateguye urugendo rwo kuza muri Kigali nk'umuntu uje gusura abantu no kureba uko nahakorera, nahubwo umugambi ari wo kujya kwipimisha. Ubwo rero nahitiye muri CHK, bapimaga kuri 500, ndagenda barampima basanga ndi muzima. Ubwo ni ukuvuga ngo warwaraga mu nda ukumva arakurya cyane? Mu nda birenze uko umuntu yaribwa, kuko niyo nabaga ngiye mu rusengero, kuko narakijwe nyine
nakiriye Yesu mu 1982 hari nanavuga. ubwo twanyuzagamo turi korari tugiye kuririmba ku rusengero mu gihe bataraduha umwanya, ngewe nabaga ngiye hirya mu cyumba kuba ndyamye nubitse inda. None se wenda ntabwo twavuga ko hari ibintu wenda byo mu muryango cyangwa bakaba barakuroze, ntabwo byaba ari byo byatumaga uribwa mu nda, bakaba barakuroze, cyangwa ari ibyandi byo mu miryango bijya hari ibintu ngo tugira byo mu miryango bya karande? Ntacyo nzi, ahubwo bimeze nka wa wundi Yesu yahumuye niwe wavuze ati icyo nzi nuko ari we wampumuye. Ibyo byose rero ntabyo nzi, icyo nzi nuko Imana ariyo yankijije. Wowe warakuze ubona uri kuribwa mu nda kuva ku myaka 16 byakize ngize imyaka 50, ari uko ngeze mu nzu y'Imana nsengerwa igihe kinini, ndanasenga kugeza ubwo mpigiye n'Imana umuhigo. Nyuma y'imyaka rero runaka 24 nyine nibwo nabonye ko nakize. Ko byari bikomeye imyaka 24 uribwa mu nda, ushaka umugore uribwa mu nda, mbyara ndibwa mu nda, ndera abana ndibwa mu nda. Ukurikiye igihe ubwo burwayi nabumaranye, ni ukuvuga ko uwabyaye abufite, umwana we yarakuze arashyingirwa arabyara nkibufite. Oya, ngiye ntabwo numva ukuntu waba wararwaye gutyo ntumenye ikintu wari urwaye. Nese ko nakakibwiwe n'abaganga akaba ntacyo bambwiye. Icyo nzi nuko nakize nkijijwe n'Imana, abaganga baravuye ariko nkizwa n'Imana. Ubwo ntago wavuga ngo nuburozi bakuroze? Ntabyo nzi. Ubwo wavuga ko warasengewe urakira muri iyo myaka 24? Narizeye ndasenga nkigira n'Imana umuhigo ko ninkiza nzayishima, nuko nakize. Ubu uri muzima? Ndi muzima. Warakize. Imana ishimwe cyane. Rero ndumva ubwo ari ubuhamya bukomeye cyane kuba dukurikira. Ubwo urumva ko yararwaye atazi kwa kuno umuntu arwara indwara isanzwe, ayirwara imyaka 24, arasenga Imana iramukiza. Ntago ari abaganga bagukirije? Oya, abaganga ntacyo batakoze, nanjye ubwanjye ntacyo ntakoze. N'imiti ya kinyarwanda narayinyoye, yewe ndenza n'imiti. Ifu bampaye, ifu bampaye amakoma, bampaye isombe iribisi, byose nta cyankijije. Ubwo washakaga kwivura? Ubwo wari bazi ko ari igifu se? Bamvuzaga imiti ivura igifu. Wenda hari ukuntu abandi usanga wenda nk'iyarwaye gutyo, hari ukuntu wenda aryama akabona marayika cyangwa umuntu araje amukozaho aravuga ati arakize. Wowe ntabwo byaba byarakubayeho? Igihe cyarageze ndavuga nti kanjye kwiyahura ku Mana, nimpfa nzagwe imbere y'Imana. Uko niko nagiye nsaba ku rusengero ahantu ho gusengera, ngenda ntazi igihe nzamarayo. Nagiye kwisanga ndangije iminsi 10 yo kwiyiriza ku manywa na nijoro. Uri mu rusengero? Ndi mu rusengero ku cyumba cy'amasengesho bari bampaye. Nahamaze iminsi 10 udataha. Ndataha ntarya. Ubwo rero nategerezaga ko nzabona marayika aje akankiza. Natashye ntabibonye, ahubwo nkerekwa umurimo wanjye w'ivugabutumwa ukomeje. None ahubwo ntakigendesha amaguru, ndi kuguruka hejuru ya Nyungwe ngo nza muri Kigali kuvuga y'ubutumwa. Nibwo rero igihe cyageze nandikira Imana, Mana nunkiza ndahiga cyane, nzazenguruka iki gihugu cy'u Rwanda ngushima. None se wandikiye Imana mu iretere se cyangwa? Nayanditse mu iretere kuko nari numvise ko abantu bajya bandikira Imana. Ndavuga nayo ko se ndayandikira mu ruhe rurimi yumva, ko mu kinyarwanda nsenga ntiyumva ka wa muririmbyi. Ubwo rero nibwo nanditse mu Gifaransa kuko nkizeho gakeya, nandika mu Giswahili kuko nkizeho gakeya, n'ikinyarwanda ngo nitumva kimwe izumva ikindi. Ndangije rero kuyandika ndavuga nti ubu se ndayiha nde, ndayishyira hehe?
iwacu i Nyarusange twari turi gusakara urusengero, nzamuka ku ngazi ku rwego nyicomekaho bari bari gusakara hamwe bungira amabati, ndavuga nti ikimenyetso nsabye ni uko nimanukayo nkayibona nzamenya ko inkijije, nzatangira njye gushima Imana, ni kandi nzazenguruka iki gihugu ngushima. imanuka yinyize Imanuka aho ngaho iretereze mu gisenge aho isakariye. Wambaza rero utese yavuyeyo cyangwa byagenze bite kugira ngo utangire gushima? Mwumvise umutingito wabayeho muri Cyangugu? Narawumvise. Ntabwo wageze mu gihugu hose, none uwo mutingito ubayeho washegeshe urwo rusengero kugeza ubwo barusakambuye. Iyo baruwa ntabwo ikiba mu icyo gisenge cy'inzu yavuye. Ndumva umusaza afite kwizera. Yaje kumanuka nanjye mbona ndi kugenda nkira, ntangira kugira umubiri nk'abandi, ntangira kugira itoto nk'abandi. Harega n'umubiri nk'umwe w'abakire uraza, igikapu gitangira kuza nyine, ibintu bigenda neza. Uko rero niko natangiye kwibutswa gushima nyine, kuko guhiga umuhigo ntuwuhigure ngo birutwa no kutawuhiga. Birakomeye cyane, Imana ishimwe, biranashekeje kuko kwizera kwawe kurakomeye. Urakoze cyane kubw'ubuhamya bwawe bukomeye cyane. None se harakore wambwiye ngo wayafataga ni akantu ukagashyiraho utuntu tutwatsi, ibyo ngibyo byo wenda naho waduhayeho ubuhamya tukumva? Nanyuze mu gihe gikomeye, kuko ubwo burwayi bwamfashe mba njyenyine. Data na mama bari baratanye, noneho nsigara mu mutungo wacu njyenyine, nta kantu namba gasigayemo. Aho ngaho nahahuriye n'inzara cyane, kugeza ubwo numvise ibyo kurya abandi bafite njye mbihejweho. Ndavuga ngo none se niba ibyo abandi barya njye mbihejweho, ubu sinzanduranye n'abantu? Imana ukwiye kumpa ubushakashatsi n'ubuvumbuzi bwo kuvumbura ibyo kurya abandi badafite. Uko rero niko nabonaga, niba mbonye ikijumba cyaba icyo guhekenya, nashakaga ibyatsi bidafite amakakama cyangwa amazizi bitarura, nkazingira kuri ka kantu, niba ari akajumba niba ari akumbati, noneho nkajya natapfuna mu kanwa hatubutse, namira hakagira ikijya mu nda. Ubwo buzima nabubayemo. Ubwo wari ukirwaye ya ndwara? Nkirwaye ya ndwara. None se wabaga wenyine muri iyo sambu, ababyeyi baratandukanye? Umwe yaragiye gushaka, undi yaraje muri Kigali nawe arimo ari gushakira ubuzima. Ukaba uvuka wenyine se? Nari mfite abandi bana, bamwe baba kwa nyirakuru, abandi barajyanye na nyina, undi nawe yarazanye na se hano i Kigali. Ari wowe usigaye mu isambu? Noneho warangiza ugafata utwo tuntu. Ndumva byari bikomeye, ni ubuhamya bukomeye cyane. Murabyumva rero bakunzi bacu, namwe birashoboka ko mwamufite ubuhamya bukomeye cyane. Hano ni umusaza wari umaze imyaka 20 arwaye ubwumve bwose. Birashoboka ko nawe waba uri muri ubwo buzima urwaye, ariko Imana irakiza. Ibi biganiro tubikora kugira ngo abantu babashe kwizera Imana ko hari Imana ikiza, nubwo ibisubizo biza bitinze. Abantu benshi cyane rero, burya ibisubizo by'Imana biratinda. Buriya imyaka 24 yaba uri umuntu utarizeraga, ntago wari kugera ukagata Imana, ntago ukihari nkuko Yobu yabwiye umugore, yamubwiye ati ihakana Imana, n'ubundi Imana yakurwaje ibyo bintu ntago ikiri. Ariko nawe wari umeze nka Yobu, imyaka 24 yose. Ni Imana yabikoze kugira ngo mu gihe nk'iki nintambutsa irishimwe ntanga ubuhamya, hazagira abantu byubaka. Kuko Imana irakiza, nicyo mbabwiye cyo. Imana irakiza kandi ikiriza ku gihe yateganije ku isaha yayo. Ntigihinduka, ntirenga, kandi ntikererwa. Imana ishimwe. Reka rero wenda twinjire mu kindi cyiciro cyo kumva ijambo ry'Imana. Imana yaguhaye, ubwo twari turi mu buhamya kugira ngo umuntu abe yakumenya, n'abakunzi bacu bakumenye uko ubuhamya bwawe bumeze, kuko wenda birashoboka ko hari ababwumvishije ahandi, ariko na hano ku Muremyi TV wabwumva, kuko ni ubuhamya bukomeye kandi nabwo bwakubaka.
Imana ishimwe rero, reka tuguhe uwo mwanya noneho tujye mu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana, kandi ndatekereza ko twese turaza kubwumva. Murakoze cyane. Amazina nitwa Ngabiziranga Fabien, nkomoka cyangwa aho mbarizwa ni muri ADPR Nyarusange, paruwasi ya Buhinga. Nakiriye Yesu mu 1982 nk'uko mwabyumvise, mbatizwa ku itariki 19 z'ukwa gatatu muri 1983, ariko nagize amahirwe yo kubatizwa mu mazi menshi, naramaze kubatizwa mu Mwuka Wera. Wabatijwe mu mazi menshi, waramaze kubatizwa mu Mwuka Wera? Mu Mwuka Wera niho nabanje. None nkwibariza akabazo, kubatizwa mu Mwuka Wera ni gute? Kubatizwa mu Mwuka Wera? Ndashaka kugira ngo unsobanurire ni gute wabatizwa mu Mwuka Wera utari wabatizwa mu mazi. Kanumvise se nawe ujye usoma ijambo ry'Imana, nta kiganiro uzi Yesu yagiranye nande? Na Nikodemo. Utabyawe n'amazi n'umwuka ntabasha kubona ubwami bw'Imana. Hari ukubatizwa mu mazi, ni nabyo Yohana yavuze ati ngenda abatirisha amazi kugira ngo mwihane. Ariko inyuma yanjye hari undi undusha ubushobozi, sinshobora no gupfundura udushumi tw'inkweto ze. Uwo nguwo niwe uzababatirisha Umwuka Wera n'umuriro. None se ko Yesu yabwiye Nikodemo utabyawe n'amazi n'umwuka ngo ntago azigera agera mu ijuru, kubyarwa n'amazi n'umwuka bishatse kuvuga iki? Kubatizwa mu mazi menshi. Oya, ni ukubyarwa n'amazi n'umwuka, ntago ari kubatizwa mu Mwuka Wera, ni wabyawe n'amazi n'umwuka, sibyo? Kubyarwa bwa kabiri muri make. Umva nyine ko byuzuzanya n'iri jambo Yohana yavuze ati ngewe ndabatirisha amazi kugira ngo mwihane, ariko inyuma yanjye hari undi undusha ubushobozi, we azababatirisha Umwuka Wera n'umuriro. Nk'uko nababwiye rero ko nabatijwe mu Mwuka Wera, nahise mpabwa n'impano z'umwuka. Ubu n'ubuhanuzi ndabugira, ari nayo mpamvu tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana tuyobowe n'umwuka, harimo n'ubwo buhanuzi. Nge nkunda cyane guhanura nifashishije ijambo ry'Imana. Reka rero dufatanye iri jambo ry'Imana tubona mu gitabo cya mbere cy'Abami ibice 13, dusome umurongo waho wa 4 n'uwa 5, noneho dusimbuke tujye ku murongo wa 16 n'umurongo wa 17. Abami ba mbere ibice 13 n'umurongo wa 4 n'uwa 5. Katusome ngo nuko umwami Yeroboamu amaze kumva uko uwo muntu w'Imana avugiye ku gicaniro cy'i Beteli, amutunga ukuboko ahagaze ku gicaniro, aravuga ati nimumufate. Uwo mwanya ukuboko yari amutunze kuranyunyuka, bituma adashobora kukugarura. Kuri 5, igicaniro nacyo gisadukamo kabiri, ivu ryacyo riraseseka nk'uko ikimenyetso uwo muntu w'Imana yatanze cyari kiri. Dusimbuke rero ku murongo wa 16 n'uwa 17. 16, aramusubiza ati sinemererwa gusubiranayo nawe ngo tujyane iwawe, kandi ino ahasindi buhasangirire nawe ibyo kurya. Simpanywa n'amazi, kuko nabibwiwe n'ijambo ry'Uwiteka ngo ne kurira ibyo kurya cyangwa kunywera amazi aho, kandi ngo sinzasubize inzira yanzanye. Wameze 18? Muri kananye some 18. Nawe aramubwira ati nanjye ndi umuhanuzi nkawe, kandi marayika utumwe n'Uwiteka avuganye nanjye ati jya kumugarura umujyani wawe arye kandi anywe, ariko yaramubeshyaga. Nayo magambo nashatse ko tuganiraho kugira ngo abanyempano
abariho mu gihe cya none n'abazaza bumve ko dukwiye kuyoborwa n'ijambo ry'Imana. amen. Aha ngaha hari umwami Imana yimitse witwaga Yerobowamu. Amaze kugera ku ngoma ntabwo yakoze nk'uko Uwiteka yashakaga. Yatangiye kwimika ibigirwamana no gutambira izindi mana. Ariko uyu muntu w'Imana amutumwaho. Nagenda aramusaga ku gicaniro ahari kosereza imibavu y'izindi mana. Ati none icyo gicaniro ukivume gisadukemo kabiri. Aha rero niho twatangiriye nyine dusoma ijambo ry'Imana. Uyu mukozi w'Imana, uyu muhanuzi w'Imana yaragiye amusanga aho ngaho, amubwira uko Uwiteka avuze. Ati kandi kiri kubera ikimenyetso ni iki ngiki. Iki gicaniro nigisadukemo kabiri. Uko niko byagenze. Igicaniro kirameneka, ivu ryacyo riraseseka ritumbagira mu kirere. Umwami yumva akozwe n'isoni mu gihe yari agoswe n'abantu bamureba bazi ko ari gukora ibintu nyine yateguye nk'umwami. Uko rero niko yamutunze ukuboko, aravuga ati nimumufate. Amutunze ukuboko, kwa kuboko kuranyunyuka kurahuha, ngo ntikwasubira kumera uko kwari kumeze. Arataka cyane, atakira uyu muntu w'Imana ati ndakwinginze ntakambira ku Uwiteka, ukuboko kwanjye kongere gukire. Umuntu w'Imana aramusabira, ukuboko kurongera kurakira. Noneho amaze gukira, uyu mwami ngo ashaka kujya kugoroyera uyu muhanuzi. Ariko uyu muhanuzi yari afite kondisiyo zivuga ngo umaze gukora uwo murimo uhite ugaruka nta kintu uririye aho ngaho cyangwa uhanywereye. Umwami ashatse kujya kumugoroyera aramubwira ati ntibishoboka. Aho yari mu murongo w'Uwiteka. Avuga ati ntabwo bishoboka, sindira aha ngaha, simpanywera, kuko niko ijambo ry'Imana ryambwiye. Umuntu w'Imana ngo arakata aragenda. Nyamara muri icyo gihugu ngo harimo umuhanuzi w'umusaza, we ntabwo yari yaje aho ngaho, ariko ngo abahungu be bari bahari. Uko rero niko bagiye bihuta cyane bajya kubwira se. Henda birashobora ko bamubwira ati wajyaga wibeshya ngo uri umuhanuzi, noneho haje umuntu w'Imana twamubonye. Ngo mutekereze ibyo yakoze byose, nuko umwami byamugendeye, nuko yamusengeye, nuko yongeye gukira, nuko cya gicaniro umwami yari yarubakishije cyasadutsemo kabiri. Ngo uwo muntu w'Imana abaza abahungu be ati uwo muhanuzi ati uwo muntu w'Imana anyuze hehe? Ngo bamurangira hanyuze, ahita ashyirisha amatandiko ku ndogobe, ngo akurikirana wa muntu w'Imana asanga aho yari yicaye. Baramubwira ngo niwe muhanuzi w'Imana, niwe muntu w'Imana waturutse i Yeriko. Undi ati ni njyewe. Ati ngwino rero dusubirane imuhira njye kukuzimanira. Undi ati ntibishoboka, kuko Uwiteka yambwiye ngo singire icyo ndira ino, singire icyo nywera ino, nuko nguko misiyo yanjye imeze. Undi aramubwira ati ngwino nanjye ndi umuntu w'Imana, ndi umukozi w'Imana nkawe. Arantumye ngo ntumwe, Imana intumyeho marayika wayo ngo nze nkugarure, nkujyane njye kukuzimanira. Urumva aramushyeshyenga cyane. Atangira kumubwira nyine yuko mbese Imana yamushimiye ko nta mpamvu rero yo kutajya kurya ngo anywe, ngo ariko ngo yaramubeshyaga. Noneho umuntu w'Imana arakimirana, ajya kwa wa muhanuzi. Avuye mu nshingano y'Imana agiye kwa wa muhanuzi. Noneho ngo atangiye kurya amuzimaniye, wa muhanuzi wamubeshye ngo nibwo yagiye yajya mu buhanuzi bw'Imana. Atumva uko Uwiteka avuze, kuko wanze kumwumvira, ukaba ukoze ibi ngibi kandi yarakubujije, ukaba wemeye kurya no kunywa kandi yarakubujije, niyo mpamvu umurambo wawe utazagera mu gihugu waturutsemo.
ahangaha biravuga iki? Bahanuzi, bakozi b'Imana, biravuga ngo niba Imana ikubwiye ikintu si icyo kujya gutangaza. Uyu muntu w'Imana yaburiye ubwenge yatangira kuvuga ngo Imana ngo yambujije ngo ibi ngibi ngo simbirye ngo simbinywe ngo singire icyo ndira mwiki. Ko yari imubwiye ibyo ngibyo, yari yigeze imubwira yuko ajya gutangaza. Bahanuzi rero, ingorane dufite, ingorane mufite ni iby'Imana yavuze, n'ibyo yabatumye, n'ibyo yaberetse, n'ibyo yabahishuriye. Ikweretse ibintu byagombaga kubibanga kuri wowe, ikubwiye ibintu kuko yavuze yuko nta kizakora itakimenyesheje intore zayo. Ibikubwiye kugira ngo usenge, bya bintu bisengere, Imana ibiha umurongo, ariko ugahita ugenda mu isoko, mu muhanda, Uwiteka yavuze gutya, yavuze gutya. Ibyo bintu ko ibikweretse, yigeze kubwira kujya gutangaza mu isoko? Yigeze kubwira kujya gutangaza mu muhanda? Uyu muntu w'Imana yabuze ubwenge gute? Uyu muntu w'Imana yazize iki? Ko yakoze iby'Imana yamubwiye. Si uko yamenye ibanga akavuga ibitaragombaga kuvugwa. Ariko iby'Imana ikubwiye byose si ibyo kujya gutangaza. Uri kubitangaza ngo bitanga iki? Uyu muntu w'Imana, uyu muhanuzi yajyaga kuvuga ngo Imana yambwiye ngo sindire ino kandi simpanywere. Ibyo byarebaga abo bantu koko? Ntiwumva yuko ingaruka zabyo yaguye mu nzira atageze iyo yaturutse? Ariko se umurimo w'Imana ntiyari yawukoze? Bahanuzi, tugire ubwenge. Imana koko hari icyo yatuvuzeho, ivuga ko nta kintu izakora itakimenyesheje intore zayo. Ni ngombwa ngo tubimenye, dusenge, tumenye uko twakwirinda, uko twakwifata. Niba ari imbuzi tuyitange, ariko ibyo kujya gukoma akaruru, nyabuneka banza usenge, umenye ngo ese uku nguku niko Imana imbwiye koko? Niba bimpishuriye, nibyo kujya gutangaza cyangwa n'ibyanjye byo gusengera? Nkaba ngira rero ngo tumenye ubwenge, duce bugufi, dusenge Imana. Niba ikweretse ibintu, niba ikubwiye ibintu, ntivuga rimwe, ivuga kabiri ndetse gatatu. Birasaba ngo bahanuzi, banyamwuka, tugire ubwenge. Kandi ngo niba hari ububuze ubwenge, ngo nabusabe, kuko Imana irabutanga. Ngo mbwire abahanuzi nkanjye, nimugire ubwenge, nitugire ubwenge. Ubundi by'Imana tubitware neza. Niba ari ibyo kuvuga, tubivuge kandi neza. Niba ari ibyo gusengera, tubisengere kandi neza. Ubundi Imana tuyivuge tutagabanije, tutongereye, kandi muvuge Imana neza kugira ngo nayo ibavuge neza. Imana iduhane umugisha ku bwayo. Amen. Imana iyo yaguhaye ubuhanuzi cyangwa nk'abahanuzi tubona, hari nk'uhabwa ubuhanuzi agahita butanga, hari n'uhabwa ubuhanuzi akabanza akasenga. Wowe nk'ubwawe Imana iguhaye ubuhanuzi wabigenza gute? Wenda tuvuge Imana iguhaye ubuhanuzi bwa perezida cyangwa bw'umuntu ukomeye muri iki gihugu, ariko ubwo butumwa narabutanze. Akanwa k'umuntu w'Imana cyangwa k'umukozi w'Imana kagaburira benshi kandi kagakiza benshi. Hari umuhanuzi Elisa, niwe mukuru wacu dukuraho icyitegererezo. Imana yamubwiraga ibintu bigiye kuba. Ubundi hari ibintu Imana yerekana umugambi Satani afite ku gihugu, ku bantu bayo, kuko Imana ikunda ubwoko bwayo. None ibikweretse we nk'umuhanuzi kugira ngo usenge. Niba ari imbuzi ujya gutanga, sanga uwo yabikweretseho, ariko wasabye Imana ubwenge, ugenda ubigeze kuri nyirabyo. Niba ari imbuzi amenye nawe uko yakwifata. Ariko se woko ikweretse ikintu cyanjye, ugiye mu isoko ngo Imana ngo yavuze kuri runaka, ibyo bintu urumva nyine nibyo?
none se Imana ikweretse muri rusange? Muri rusange ni rusange nyine, kandi muri rusange akenshi ivugira mu iteraniro. Aha tuvuge Imana irakubwira ati genda ubwire abanyarwanda ibi ngibi yuko bigiye kugenda gutya. Ibyo ngibyo uzitonde. Iki Imana ituma kuri rubanda nyamwinshi uvuga ngo mwihane muhindukire kugira ngo mbakirize igihugu. Abyumvise? Noneho hari ukuntu rero natwe twumva dukurikije uko iryo jwi turyumvise, hatereka ukaba washyiraho n'akawe. Oya sibyo, uzongera cyangwa akagabanya. Nubwo yakubwira ngo genda mu isoko uvuge, banza ubisengere kuko ntabwo ivuga rimwe cyangwa kabiri, banza usenge. None se ko hari abahanuzi bagenda mu muhanda mu masoko bavuga ngo Imana iravuze, bagiye kuvuza impanda, nk'umuhanuzi urumva ko ngabo mwese muri kumwe, uwo muhanuzi buri muntu wese ko hamagarwa bitandukanye, buriya ntiwaba uvuze ko hari abahanuzi bakora ibitari byo batatumwe n'Imana? Ntabwo nkubwiye ko hari ubwenge tugomba gukorana nabwo kandi tugomba kujyana nabwo. Hari ijambo rigomba kubwirwa abantu bose, rigomba kubwirwa amahanga. Nubwo haba muri sitade uvuze ati abantu nimwihane muhindukire Uwiteka kuko ashaka kubagirira neza, se ntibyumvikana. Ariko se murapfuye none bigende bite? Wakagombye gutanga imbuzi yo kugira ngo abantu badapfa. Nabavuze ngo murapfuye kandi uragiye, none se bigende bite? Bahunge biruke, kuki udatanze umuti wo kugira ngo abantu ntibapfe? Ubwo umuti wawe uri uwuhe nkawe ugiye kubihanura? Waba uri uwuhe? Ubwo ngewe ntabwo irabintuma, nibintuma nzayibaza icyo nakora. Ahubwo ndi kuganira na bene wacu babahanuzi nkanjye. Wenda ntago mbizi niba waragiye ukurikira Meshake. Narindi kukubaza Meshake, ndabizi ko umuzi. Meshake ni umukozi w'Imana mu Rwanda abantu bemera, ni umuhanuzi uvuga ubuhanuzi bukaba. Wenda wagiye ukurikira n'ubuhamya bwe uko yagiye ahura n'uriya yigeze kuvuga ubuhamya bwe uko yabaye muri gereza bakamufunga agahura n'umugabo wahanuye ubuhanuzi bukomeye nabwo. Noneho ntago wenda tugiye Meshake ubwe wenda nk'umuhanuzi kavuga ubuhanuzi bukaba, Imana igutumye nka Meshake ntago wabikora? Meshake se wigeze umwumva mu isoko? Oya, ntago yavuze mu isoko, ariko nawe abivuga public. Iyo bimujeho hari aho yahanuye ubuhanuzi bukomeye kuko bimuje hako kanya arabivuga. Kandi kugeza ubu ngewe ibi nkubwiye byo kugira ubwenge ndabikomora mu ijambo ry'Imana. Si uko utagomba kuvuga ibyo Imana yagutumye, ahubwo ugiye kubivuga ute? Ugiye kubivugira hehe? Reka nkubwire ikintu umuntu umwe umwigisha w'umunyabwenge yatubwiye, yatwigishije. Aravuze ati burya umusazi nta kintu avuga kitavugwa. Ibyo avuga bitavugwa ni bikeya hafi ya ntabyo. Nta n'icyo akora kidakorwa. Ibyo yaba akora bidakorwa nabyo ni bikeya hafi ya ntabyo. Atariko ikimugira umusazi niki? Nuko hari ibyo avuga mu mwanya utari uwabyo, hakaba n'ibyo akora mu mwanya utari uwabyo. Hari ibintu rero dushobora gutuma bihinyurwa tukitwa abanaba kubera uko twabivuze naho twabivugiye. Buriya se impamvu waba uri kuvuga gutyo se wasanga uri umuhanuzi ufite ugira ubwoba, ukaba udashobora Imana niba igutumye ikintu gikomeye cyane ukaba utakivuga? Naba nyiri ubwoba ubuze ibi ngibi ndi kuvuga si bizabwirwa isi yose. Naba ngira ubwoba nkajya kuri kamera ngo mpanurire isi yose. Aho ndavuga ngo ni mugira ubwenge. Reka nkubwire umuhanuzi umwe w'umunyabwenge kandi watumwe n'Imana. Umuhanuzi Natani, Imana yamweretse
umwami Dawidi ko yasambanye kandi mutuma kujya kumubwira ngo yihane. Uzi uko byamugendeye? Yaravuze ati nimpinguka imbere y'umwami ubwira ngo mwami warasambanye ashobora kuntsinda aho ngaho. Ariko yaragiye nk'umuturage we ujyanye ikibazo ati mwami dore ikibazo. Hariho umukene, ni umukene uri mu mudugudu. Uwo mukene aturanye n'umukire. Uwo mukene afite akana k'intama kamwe, yakaryamishaga ku buriri bwe ndetse akagaha utwo kurya ariyeho. Ati bukeye kwa wa mukire haza umushyitsi. Wa mukire afite amatungo menshi, ati niko kujya gufata akagazi ka wa mukene aba ari kazimanira umushyitsi. Ngo umwami akibyumva ati uwo muntu akwiye gupfa. Umuntu utinyuka gukora ibintu nk'ibyo ninde? Ndati nyakubahwa mwami, uwo muntu ni wowe. Dore uko byakugendeye, dore uko byakugendeye, Imana yaguhaye abagore bose. Ahita ajya mu mwuka ati kandi ibyo abo ngabo iyo bakiba bakeya warambwiye nkakongera abandi, ariko kuba waragiye ugafata Mukawuriya warangiza uriye ukamwicisha inkota, ati niyo mpamvu inkota itazava mu rugo rwawe iteka. Umwami kuko yari yamaze kwicira witeka yikubise imbere y'umuhanuzi ati ntakambira ni njyewe. Uyu muntu yakigenda ngo mwami ntiwasambanye, uwo muntu yagomba kuva aho ngaho, yari gupfa. Ariko ubwenge yabinyujijemo, umwami arabanza bari we wiciraho iteka, ubutumwa arabwumva bugenda neza. Si uko Imana itavuga, si uko Imana itadutuma, ariko uburyo tujyanamo ubutumwa bimeze nka bimwe umunyarwanda yavuze ngo akarimi kabi gasemera agasayi. Nyirakarimi karekare yatanze umurozi gupfa. Kandi ngo akagezi gasuma kihamagarije imigogo. Ntimugire ubwenge. Ariko urumva ko uvuze gutyo wasanga akaba abahanuzi waba ugiye kubigisha kugira ubwoba. Hoya kugira ubwenge. Ubwoba se n'ubwenge urumva. Niba Imana igutumye utagira ubwoba ntagira ubwenge. Ariko ufite ubwenge amenya nuko ubwoba abutegeka. None se kuvuga ngo naba ndi umuhanuzi ufite ubwenge ufite ubwoba, nge ndakubwira ngo ndi umuhanuzi ukwiye kugira ubwenge. Ndakubwira ngo umuntu utihana afite ikibazo ku Mana, umujinya w'Imana ucanywe kuri we. Kwicisha bugufi kubanziriza agakiza, ariko ubwibone no kwishyira hejuru bibanziriza kurimbuka. Kandi iyo wishyize hejuru ukarenga, ikiba gisigaye ni uguhanuka ukagwa. Ubwo buhanuzi ntabwo bukubiyemo ibintu byinshi, ntabwo bugomba kumvwa n'abantu bose. Ninde uzaza kuvuga ngo wavuze yuko umuntu ukora ibyaha utihana azarimbuka? Nzamwereka aho byanditse. Niyo mpamvu nakubarira ati ntabwo waba ufite ubwoba bwo kuvuga ubuhanuzi ukaba wumva ko bwazakugiraho ingaruka. Imana yaragutumiye ntubuvuge. Icyo nkubwiye hari ubuhanuzi bw'umuntu. Ubwo ngubwo nubwo kubwira umuntu. Hari n'ubuhanuzi bwa rusange bw'amahanga yose. Ubwo ngubwo urabuvuga, ariko uri kubuvuga ute? Bugamije iki? Intsinzi yabwo ni iyihe? Umva Yona ajyanye ubutumwa i Ninewe. Amaze kubivuga ati mu minsi iyi n'iyi haraba harimbutse. Abantu bahindukira Uwiteka barihana, ntibabuze kumusaba inama y'icyo bakora. Rero niba uvuze ibikomeye vuga n'umuti wabyo. Uvuga insinzi. Ese Imana ibikwerekeye ngo ukure abantu umutima, ahubwo byaje kandi Imana yabiteguye cyangwa se yabihishuye kuko birimo umugambi wa Satani, ariko Imana kuko ibihishuye irashaka kuburira ubwoko bwayo. Vuga rero n'insinzi y'ibyo bintu bikomeye uvuze. Imana yerekana ibintu kugira ngo abantu bahindukire bihane. Iyo bihannye insinzi yibonetse.
ntahise uzahanura ibiteye ubwoba ntuvuge n'intsinzi yabyo, ubwo nyine ubwo buhanuzi si igice, si kwa kugabanya se. Wigabanya wikongera vuga iby'Imana neza. Uri gukura abantu umutima ntubereke intsinzi. Ubakuye umutima ngo bigende bite? Nibahunge se biruke? Bahungire hehe? Ibikomeye biriho bizaza, ariko nimuhungire kuwiteka. Nimwihana ibyaha. Ni nako ijambo ry'Imana rivuga ngo nibahindukira bagaca bugufi bagasenga, nzumva ndi mu ijuru mbakiriza igihugu. Amen. Ubwo n'ubwoba. Urakoze cyane kandi Imana ni guha umugisha. Urumva ko harimo no guhugura abahanuzi bamwe na bamwe babona message z'abantu noneho bakazishyira ku ma social media. Urumva ko umusaza yabagiriye inama kandi turamukunda cyane, n'umuhanuzi nawe mu bahanuzi bari muri uru Rwanda. Reka tugushimire. Murakoze cyane. Watuganirije amagambo y'ubwenge kandi buri muntu wese yumve icyo yakora. Bahanuzi rero namwe aya magambo yarakwiye kugira ngo namwe muyumve kandi namwe mudukurikira muzakomeze kumva icyo Imana ishaka kubabwira. Reka tumushimire, noneho aduhe nimero ze ku buryo n'abazamukenera bamugisha n'inama bamuhamagara ku buryo bazazibona byoroshye. Reka tugusabe uduhe nimero zanyu. Nomero zanjye ziboneka no kuri WhatsApp 0788 644 02 82 0788 644 02 82. Murakoze cyane mwege mwadukurikiraga ku Muremyi TV. Dusoreje hano kandi turatekereza ko n'ubundi utaha tuzabonana nawe natwemerera, kandi turabizi ko azatwemerera. Reka tubashimire, mugire umunsi mwiza kandi muhahe muronke. Reka tugusabe dusengera Imana dusoza. Twongeye kugushima Mana yacu kuko ari we watuyoboye muri uyu mwanya, bityo iki kiganiro n'ubu butumwa bukubiye mu ijambo ryawe bushogereshe umwuka wawe wera kugira ngo buzafashe benshi. Mu izina rya Yesu umwana wawe nimudusabye ibyo. Amen. Urakoze cyane.